baze kudufasha. Okay, n'umubarira nyine nujya kumusesengura kuko ni statistique, ugendere ku mibare. Ni statistique nyine. Ugendere ku mibare. Niba mwibuka neza yatsinze bingaye muri Sekafa. Ko twiyibutsa mu mibare, twajya ko twiyibutsa kuko yabaye umukinnyi w'irushanwa. Icyo nzi yabaye MVP kandi yagiye adisida match nyinshi. Yabaye umukinnyi man of the match inshuro ebyiri, aba n'umukinnyi mwiza w'irushanwa, so MVP. Nyine kuri statistique zi. Kuko nizo na championnat ni narangira tuzareba statistique. Ikituma baramini basohoka mu kibuga ni statistique tureba. Tawa turi mukinnyi wacha kugukinira match 20. Okay, biroroshye nayibonye. Mu mikino ya Sekafa bere muri Tanzania APR kaviramo muri kimwe cya kabiri kirangiza. Memel Raouf Dao yatsinze ibitego 2 atanga assist 3 mu mikino 5. Contribution y'ibitego 5 top kabisa. Very top. Muri champion amaze gukina imikino ingahe? 2. Awe nta mwago haguruka sura urahaguruka. Ariko ameze neza ku mibare. Imikino 2. Imikino 2. Kuri match ya Gicumbi. Match 2, match ya Gicumbi ni match ya Gicumbi batsinze ibitego. Batsinze ibitego 2 kuri 1. Igitego cya kabiri yatsinzwe na Omedi na Togi, nukureba niba nta assist yatanzemo. Kuko match yarayikinnye. Omedi na Togi. Ariko imikino 2 nanone ntabwo ari nutureba muri championnat ntabwo ari wahita umujijiraho cyane. Ntabwo tugiye kujija kuko bikomeje gutya. Okay, bikomeje gutya. Muvuge icyo ushaka kumuvugaho. Nta kintu kinini nshaka kumuvugaho. Maze kureba imikino 2 yakinye muri championnat. Ku mukino wa Gicumbi nari mpari nkureba. Narebye umukino yakinye ejo kuri Mukura. Nabonye imikino 2 yakiniye kuri Pyramid. Memel Dao nanjye nari niteze kazaba teye ubwoba. Ibyo ndi kubona ibimenyetso ndi kubona. Kuko ngo ureba muri APR ukavuga ngo mu gihe match yanze byibuze ninde ushobora guhindura umukino. Byakabiri mu nshingano ze. Ashobora gucenga akinja muri box akaba yakorerwa ikosa akabyara penalty. Ashobora gushotera inyuma ya surface. Memel Dao ndi kubona muri champion. Kiretse niba uri kubona Lorenzo. Jewe okay, Memel Dao ngicyo mutekerezaho. Forme ze mu mikino hinishize. Okay. Hari APR nk'ikipe hakaba na Memel Dao nk'umukinnyi. Turi kumwe? Yego. APR nta na rimwe mu myaka yavuba yabaho idafite umunimero 10. Yego. Malheureusement benshi ntabwo bagiye baba successful. Kuko mbere ya Memel Dao yari Lamine Ba, mbere ya Lamine Ba yari wa Munyasudani Shaibub wenda niyo twagarukiraho. Abo ni 3 nibura mu myaka 3. Shaibub yakinnye akina ku 10 ntabwo yabaye successful. Byaranze. Kugeza ubwo bamwimye bakamukinisha nk'umwata kuhengetse atangira gutsinda ibitego. Lamine Ba ku 10 ntabwo yabaye successful mu gutanga assist cyane ubwo yatsinze ibitego ku mashoti yo hanze ya surface. Yari nimero 10 utsinda. Iyo ndebye imikinire rero ya Memel Dao nge uko icyo namutekerezagaho akizi nta nicyo mutekerezaho uyu munsi. Nk'umukinnyi ufite tala, ufite imbaraga, ufite ibintu byose bisabwa ngo abe nimero 10 mwiza. Yarabigaragaje muri Sekafa hari ku ruhando mpuzamahanga. Ariko hakaza ikintu cya animation du jeu ishobora gutuma abakinnyi badakora uburyo ikipe ipangwamo. Uburyo ikipe ikina. Ntabwo ari uko ipanga ubona ntacyo bitwaye. Ahubwo icyo abakinnyi basabwa gukora buri wese inshingano ze. Mbona umukino wa APR nubwo bifite nimero 10 buri gihe udashingira kuri nimero 10. Kubera ko APR ntabwo kina yanima hagati mu kibuga. Kazu iyo bavuze ko anima hagati mu kibuga nkwiye kubona Clement asohora baro akayiha Sekiganda akayidekara nko ku ruhande agashaka wenda nimero 3 Claude agahita yigarura hagati mu kibuga ashaka Ruboneka akora manevre akorana bya hafi na Memel Dao akaba ashobora gushaka uburyo atanga passe kuba winga cyangwa se kuri rutayizamu. Animation ibera hagati mu kibuga. APR rero kuva natangira kwireba igarura abanyamahanga. Okay. APR nje mbona imikinire yabo idashingiye kuri animation yo hagati mu kibuga. APR umupira bushingira ku barapero ku bakinyi bo ku mpande. Nabo ubona kandi badaperforminga we neza. Bigarutseho.
ngerageza ko imikinire ya APR kubona inefficacité ya Memel Dao malgré atarafite nge nashidikanyaho ni nako byagenze kuri Lamine Ba, ni nako byagenze kuri Shaibu. Aba ba Claude na ba Ombolenga ko ari bo bakina hafi umukino wose wa APR, bakina iki bakora iki? Nimero 3 uzamukanye umupira n'expectinga ko akinana n'abandi nibura mbere yuko umupira urenga nibura mu masegonda nka 30. Ntabwo n'expectinga Claude uzamukana umupira afite papasi yo kujya guheza inguni muri koroneri akarekura cross umuzamu akayitera ibipfunsi akayisunikira abakinnyi be ekipe ikabitakaje possession ako kanya. Ngewe ntekereza ko nimero 3 nkuko tubibona i Burayi no muri iki gihe ba nimero 3 niba ndi kubyumva neza nimero 2 ushobora kujya gusarira baro hagati mu niba ndi kubyumva neza agakinana n'abandi akagira uruhare mu kubaka igitego Lorenzo kubaka umukino ariko ba nimero Ombolenga na Claude niba ndi kubyumva neza kuva mu myaka yose ishize imikinire ya APR ikina ipfira kuva mu gutangiza baro uburyo bayitangirana ku muzamu piye n'urugero ku muzamu kuva ku muzamu uburyo akora degajo maze niba nawuhaye n'urugero uwo Claude cyangwa akawuhereza ruboneka yego ruboneka afite baro Claude aba yazamutse akawuha Claude icyo akora ariko akawuzamukana muri koroneri akawutera ikintu cyarenga izamu cyafatwa n'abadefanseri ba adversaire equipe igakora iyo routine mpaka match irangiye. None se Lorenzo equipe ishobora kugira efficacity kina uri kubizana mu mujyo mwiza niba ibyo bintu uri kuvuga byaratangiye ku gihe cya Thierry Froger agatwara shampiyona adatsinzwe akirukanwa akagenda bakazana undi mumenyereza uje kugira ibyo yongera ku bya Thierry Froger Darkonovic akaza akirukanwa akagenda hakaba haje umunyamaloke nawe nta bushobozi afite. Sorry kuri match ya Gicumbi Memel Dao niwe watanze assist ebyiri nawe nta bushobozi afite uyu munyamaloke bwo gukosora iyo mikine kuko ntushobora kumbwira ngo uyu munsi uyu mutoza utoza APR uyu munsi ngo ntago arabona ikipe 11 babanzamo arabazi imikinire ye niyo tutaramenya nge ntago nzi systeme de APR ikina muketse namwe muyizi yewe rero nge dore ko mbibona rika nge dore ko mbibona APR iyigura abakinnyi sirito abanyamahanga mu hantu itekereza gukinira yego mu hantu itekereza kuramforsa kongera imbaraga bihora ari mu gice cya imyaka ingahe idatekereza kuri abakinnyi bakina ku mpande. Ombolenga amaze imyaka ingahe akina muri APR vana mu mwaka umwe yagiye muri hakaza akagege nawe itagarurwa yari amaze 7 mbere yuko ajya muri Reyo. Ombolenga afite imyaka 7 Claude se wakoreye mu ngata Mangwende agenda imikinire ya Mangwende na Claude mu itandukanye cyane kuri karite biratandukanye bakina gute ni abantu babiri batandukanye niyo mugabo Claude ni nimero 3 umudefanseri ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso ariko ku rugero rwa 80% aradefanda ku rugero rwa 20% akaba ari bwo azamuka mu bijyanye n'iyi modern football ntabwo ameze nka Mangwende we ku rugero rwa 80% yaratakaga ahubwo urugero rwa 20% akadefanda. None ko watakaje Mangwende wari ufite iyo karite ugasigarana Claude amaze imyaka ingahe avuna umuhe yakongezwa undi muri APR? Ese iyo APR itekereje ngo ndakora upgrade ku mwanya wa nimero 10 mfite Lamine Ba ushobora gutsinda ibitego 4 5 muri saison ndashaka undi mukinnyi wisumbuyeho sibyo mfite rutayizamu nka Mbaoma ndashaka rutayizamu mwiza kurushaho ukazana Togi. Kuki APR nibitekereza ngo barafinda mfite barafinda ariko ndashaka abandi bawinga nazana bakiwanuka. Kuki APR maze iyo myaka yose idatekereza ku upgradinga iyo myanya nimero 2 na 3 kandi bazi ko umupira uri moderne akenshi wabakiye kuri abo bakine senari mikinire yabo yubakiye kuri Karafiori na Timba sibyo nayisa yego rwose amaze iminsi atsinda abana man of the match. Iyo myanya yarayirengagije iyo muri filosofia ibivuga ngo u Rwanda rugira abadefanseri beza tuzagumana abo dufite rega nizamu waryirengagije burya izamu naryo ntago warirebyeho abo bantu babiri bita abadefanseri bakwicira umukino
mu mikinire igezweho nayisa njye ntekereza ko abaratero ba peri iyo mvuze abaratero mbavuga nyine mbavuga Ombolenga na Claude bakina navuga bafite imikinire itajyanye n'igihe tugezemo kuko ntabwo bashobora gukinana n'abandi ndakubwira ngo iyo bahaye umupira Ruboneka hariho akantu twabonye ejo nuko sinzi niba hari umuntu wagafashe video twese turumirwa nakeretse abantu turumirwa kameze gute reba umurongo w'abantu ikibugamo kabiri nabonye ari ubwa mbere njye mbibonye kuva natangiye kureba umupira w'amaguru byakozwe na Ruboneka reba hariya tuba twicaye nk'itangazamakuru reba ahantu wari wicaye yego ntiwari uringaniye n'umurongo w'abantu ikibugamo kabiri none ni yego reba aho umurongo w'abantu ikibugamo kabiri utangirira ugakomeza ureba ku bafana bo hepfo urumva deja ntabwo uri kureba izamu na rimwe uri kumanuka uri kureba mu bafana hepfo Ruboneka bamuhaye umupira arawumanukana ari kureba mu bafana nubwo amenye mbonye ikintu nk'icyo ko abikora kenshi urumva ni gute umukinnyi washobora kumuha baro akamanuka ntari kureba mu kibuga cye wenda ngo ntagiye kureba izamu rye wenda ushobora kureba izamu ryawe ubona wenda inzira ifunze ushaka umuntu wawusubiza ngo agushakire espace wenda ntabwo tubona ko bibona ko birashoboka ushobora gusubiza bari kwa mediateur bo hagati burya uretse umukaseri wenyine niwe wemerewe gusubiza umupira mu badefenseri ariko ni kenshi Ruboneka bamuha umupira agakebuka we ntiyarebye inyuma ntiyarebye imbere ni impamo y'Imana iteka kenshi uzarebe yamanutse muri uriya murongo abakibugamo kabiri areba hepfo mu bafana yarebajije ngo uyu mukinnyi afitiye papasi none niba utari kureba aho ikipe yawe iri gutsinda utari no guhindukira umuntu wasubiza umupira inyuma wenda ngo wiruke wongera ugusubiza umanutse uri kureba abafana yatanze baro ubona yitanze rwose atazi ibyo arimo pe kuyikuraho rero uwo Ruboneka niwe baha baro ngo barayisohoye abadefanseri agahita yisubiza Claude agahita yisubiza Claude kuko nibyo bimworoheye akayirukanka na Claude agahita yendura igikross kimeze nk'icumu kikarenga abantu bose ibyo akabikora inshuro 10 muri match Claude akabikora inshuro 10 Ombolenga akabikora inshuro 10 ukabona rero gushaka ibisubizo binyuze kuri nimero 10 wa APR ntabwo bizigera bishoboka mu gihe APR idafite nimero 3 na nimero 2 abashobora gufasha equipe mu mikinire ikaba yakipe ishingiye mu mpande nimero uzarebe Karafiori yafashe baro ayigarura mu kibuga agakinana n'abandi agakinana na Declan Rice urumva agakinana na Bereceze agakinana n'abandi na Martin Odegaard ubundi kugira ngo byoroshye neza bahita bakora akantu kameze nk'agatriangle iburyo n'ibumoso gatatu urumva Declan Rice na Martinelli kabiri ni Timba urumva mu kibuga hagati niba harimo Merino cyangwa se niba harimo Zubimendi undi w'imbere akaba Bukayo Saka bakagenda bakura utriangle fata hano sha uri umusesengura uvuga ngo utwo triangle uretse gatorika utwo triangle kabiri mo hagati mu imbere Claude